tutizeye kimwe ni gute kwanza dukwiye kubita? Ese ni abapagani, ni abatizeranye, numva dukunze kubita ngo ni aba incrédule. Ese kwanza abo bantu ni gute dukwiye kubita? Twese turagenda tuganira ni gute iyo uri refera kuri bo dukwiye kubita ngo iki? Ni bene data muri Kristo. Ni gute dukwiye kubita? Uyu munsi hari abantu uganiriye nabo arababwira ngo iwanyu muri heza, iwanyu impamvu tutaza nuko mukora ibi nuko mukora biriya. Ese ni gute umuntu akwiye kwifata imbere y'abo bantu? Gute? Yego ntabwo twizera kimwe, ni bene data, ni gute dukwiye kwifata? Abantu wabona umuntu nubwo wabona ko ari umunyantege nke bimeze gute, ukabaho aho kumugira nyine umwiretureho, umwiyegereze, ukamugira inshuti. Wowe niba uri umukristo, umupagani, abo twita abapagani, uzamugira inshuti yawe, ariko wowe ntuzemere ko akugira inshuti yawe. None uvuga ngo iyo akugize inshuti yawe akujyana. Ese birashoboka ko you one sided, as in wowe umugira inshuti we nakugira inshuti? Yego, aho niho narimo kumva birashoboka. Ako si uyu munsi dukoze ijanisha n'abafrere banga cyangwa se ni kangaha abakristo banywa inzoga bagiye kuba inshuti y'umuntu unywa inzoga bakamukurura abo nibazi. Ntabwo bivuze yuko niba usanze ari kunywa inzoga nawe usangire nawe inzoga, ku buryo natwe uyu munsi Social Media ashobora kujyana n'amasine queen hano hanze akaba inshuti y'amasine queen. Turi mu isi, hari ibidukurura, twambaye umubiri kandi tuzi ko ngo njye bavuga ngo ihene nziza iyo ziritse ku ihene nzi byose irabyonona. Position rero igihe cyose uzi position ushobora no kugenda n'inshuti zawe wenda mugiye nk'ahantu bagafata inzoga zabo bakazinywa, nawe ugafata fanta yawe ukayinywa. Ntabwo ngo wabigizemo influence, ntabwo navuze ngo nyine wagiyeyo nyine tuvuge hari ukuntu mukorana n'abantu mugakora nka party. Reka specific. Wajya mu kabari wowe nka Selma, nanjye wajya mu kabari agatumiza Skol, Petit Mitsingi, Primus, ugatumiza fanta, ngo position yawe. Frère Lodi, ese message Branham yemera ko ibyo bintu Selma ndavuze Branham arabyemera? Branham arabyemera 100%, na Bibiliya irabyemera 100%. Ni ukuvuga ngo agaciro cyangwa reputation Yesu yagize yakagiriye imbere y'umunyabyaha. Impamvu twebwe twanga kwegera abanyabyaha nuko tuba dushaka kugira dukipinge reputation yacu. Dufite ingero nyinshi cyane aho umuhanuzi hari uwo yaguriraga ni akamugurira nk'icyo kunywa, inzoga, akamugurira ibintu bitandukanye. Dufite izo ngero bitewe n'iki ya objectif twari turi kuvuga, urumva, akamufasha. Dufite ingero nyinshi cyane aho umuhanuzi wacu yagendaga akicara ahantu. Abakristo uyu munsi bajya baduha urugero rwa Job. Nduma ntabwo ushobora kujya mu Rwanda, ntabwo kirya ibintu bigoze nk'igikona. None ni gute twebwe tugomba kuba holy kubera nk'inuma twaza kurya inyanja y'ibikona? Iyo umuntu, none se turi mu isi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo njyewe sindi mu isi ariko Mana tubarindiremo. Arega abaturage bakugaragaza imyizerere ahantu hari. Ese ukeneye iyo position, ukeneye kujya mu kabari kugira ngo umenye ko njyewe ndayikeneye cyane. Kuri njyewe numva yikeneye kuko bituma menya aho ngeze. Yego, iyo uciye mu bigeragezo nibwo umenya position yawe cyane cyane igihe Shalom, Imana ibahe umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV. Ni nyuma y'igihe kinini tudakora ibiganiro, ariko uyu munsi Imana yongeye kudushoboza gukora ibiganiro, tukaba noneho twaje mu ishusho nshya, kandi nkaba nizeye ko muzakomeza guhabwa umugisha. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na bene data ndetse n'abashiki banjye bandi, aho uyu munsi tugiye nkuko nabwiye ishusho nshya, tugiye gukora ikiganiro. Ntabwo ari umuntu umwe ubaza bangutse kuganira kuri teme, namwe muri buze kudufasha mukora comment ndetse mudusangiza n'ibitekerezo ndetse nuko mubibona. Ariko nkuko nabwiye sindi jyenyine, reka mbanze babwire abo turi kumwe.
ndetse nabo babibwire, ntabwo mbabwira ko baraza kubibwira, maze noneho tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndatangira hano hafi yanjye. Imana iguhe umugisha. amen. Uratwibwira kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu neza. Imana ibahe imigisha. Nitwa Ingabire Anne, nishimiye kuba hano, nizere ko Imana iduha n'umugisha. Okay, amen. Imana ibahe umugisha. Ni mwene so Muhigirwa Lodi. Nanjye ndanezerewe kuba nje muri kino kiganiro. Nizeye ko turi buze guhabwa umugisha icyo turi buze kuvuga. Okay, urakoze. Yes. Imana y'imigisha, ni mushiki wanyu Ingabire Meda. Nanjye nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro kandi nizeye ko kiri buduhana umugisha twese. Okay, murakoze. Mwabumvishe Sœur Anne, Frère Lodi na Sœur Meda, kandi namwe murimo kudukurikira mu rugo cyangwa se aho muri hose, nizeye ko hamwe namwe Imana iribuze kuduhana umugisha. So uyu munsi turaza kuganira, ese niki twakora cyangwa se ni gute twakwifata imbere cyangwa se hamwe n'abantu tutizera ikintu kimwe. Turi muri sosiyete zitandukanye, yaba ku ishuri, yaba yewe ku kazi, yaba ku isoko, yaba ahantu hatandukanye dukunze guhurira. Ni kenshi duhura n'abantu tudahuje kwizera. Ese abo bantu dukwiye kubifataho gute kugira ngo petetre tubakurure mu byo twe twizeye, nimba ari ukuri cyangwa se nimba atari n'ukuri, twige tubasange aho bo bari, nimba ari bo bari mu kuri, ariko twizeye ko ari twe turi mu kuri. Ese ni gute dukwiye kwifata? Ni izihe strategy dukwiye kugaragaza kugira ngo abo bantu tuberere imbuto, tubazane baza aho turi, kugira ngo n'ubundi ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Uyu munsi nibyo turimo turaganiraho hamwe n'aba bene data turi kumwe hano kuri Shamgar TV. Namwe nkuko nabibabwiye, dutegereje comment zanyu kugira ngo tubwire se ni gute twakora kugira ngo tubifateho neza. So turatangira na Sœur Meda. Ese abo bantu tutizeye kimwe ni gute kwanza dukwiye kubita? Ese ni abapagani, ni abatizeranye, numva dukunze kubita ngo ni aba incrédule. Ese kwanza abo bantu ni gute dukwiye kubita? Twese turagenda tuganira ni gute dukwiye, iyo uri refera kuri bo dukwiye kubita ngo iki? Turahera kuri Sœur Meda. Urakoze cyane Frère Levi, nk'uko bivuze, twebwe ari ibyo twizera ubutumwa bwabwirijwe n'umuhanuzi Branham, ariko hari abandi batagira amahirwe yo kumenya ubwo butumwa. Yego. Kuri njyewe ntabwo numva ko kwita umuntu ngo ni umutizera, ntabwo njya mbikora. Dukwiye kubita gute? Umwita umukristo. Niba ari umuzirima umwita umuzirima, niba ari umukristo umwita umukristo, kuko umuntu wese ikintu yizera aba yumva ko ari cyo cyo. Iyo uje umubwira ngo uri umupagani, agufata ukundi, nta nubwo wamwerera imbuto icyo gihe, ahubwo urabanza ukumva ibyo yizera ukanabyemera, kuko twese dusoma Bible, abakristo bose basoma Bible, ariko ntabwo tuyumva kimwe. So iyo umuntu uje umwafasha ukamubwira ngo uri umupagani, umupagani undi ni umuntu udasenga, utemera Imana. Ariko umuntu kugira ngo yumve ko nawe ushobora kumwerera imbuto, ugomba kubanza ukamwumvisha ko nawe ari umukristo, kuko ibyo uzi ntabwo abizi. Niyo mpamvu utaje kumubwira ngo uri umupagani. Frère Lodi, wowe urabivuga iki? Murakoze. Imana ibahe umugisha. Kandi nanone njyewe uko mbita ni bene data muri Kristo. Aba bantu mutizera kimwe ni bene data, kuko ni bene data muri Kristo. Kuko impamvu mbivuze, sinzi wenda, kuko dufite umuhanuzi, hari uburyo yavugaga ukumva ngo akavuga ngo hari bene data b'abametodiste, hari bene data ngo niba umuntu avuga Yesu wanjye njyewe nizeye, akamuvuga neza akaba amukunda, kubera iki njyewe ntamukunda? Kubera ko ataba mwene data. Nicyo mvuga, nkavuga ngo ni bene data. Hari igihe, ntabwo wenda igihe kiba kitaragera, ariko bari mwene data. Murakoze. Imana y'imigisha. Amen. Njyewe iyo umuntu runaka tugiranye interaction iyo ari yo yose, akaba yiyita, turazi hari denomination bagiye bafite, baridivije, buri muntu aba afite ahantu runaka azwi, bakavuga ko ari umukatolike,
undi akavuga ko ari umu adventiste yumva nuko nguko nanjye mufata nuko ntabwo njya kure ngo mvuge ngo uyu ni ngo ni mwene data kandi numva bene data muri rusange ariko byavuze ngo ni umukatolika cyangwa umumizima ni ryari cyangwa se iyo mvugo irahari ireze muri monde yacu ya message kwita umuntu ngo ni umutizera ni ryari wowe wakwita umuntu ngo ni umutizera azin sister Anne ni ryari wakwita umuntu ngo ni umutizera aramutse ahakanye ko hariho imana ari umutizera akavuga ngo Yesu Kristo ntawubaho nta mana iriho namufata nk'umutizera. None se twese nta muntu ujya ubita ngo ni abatizera tuvuze ko Omeda ngo abafata nk'abakristo Frere Lodi ngo ni bene data yakomoje no ku kintu cy'ingenzi aravuga ngo no ndetse n'umuhanuzi Branham niko yabitaga sister aravuga ngo uko biyita ni nako nawe abita. None se noneho tugiye kujya mu ngingo nyamukuru y'ikiganiro cyacu kugira ngo mutubwise ukuri mutubwire se tubigenze gute ni gute dukwiye kubifata. Uyu munsi hari abantu uganiriye nabo arababwira ngo iwanyu muri heza iwanyu impamvu tutaza nuko mukora ibi nuko mukora biriya. Ese ni gute umuntu akwiye kwifata imbere y'abo bantu? Ni gute yego ntabwo twizera kimwe ni bene data ni gute dukwiye kubifata? Aho ngaho turarira none na Frere Lodi ni gute dukwiye kubifata abo bantu? Murakoze. Nk'uko natangiye mbivuga hari wenda mumbabarire wenda manze nsome. Nta kibazo nibyo byiza ahubwo gusoma nasoma gusa hari umurongo wenda kuko igihe ni na gitoya ariko hari umurongo uri mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 afite Bible yadufasha Mushiki Meda yadufasha cyangwa mushiki wacu Anne afite mu Cyongereza. Nta kibazo turi kuganira twisanzure adufasha n'abarimo baradukurikira nabo baratubwira nta kibazo. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 20. Abakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 20 haravuga ngo ku bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke abayuda no kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Twarekeraho ariko abari kudukurikira bakomeza bagasoma bakajya no ku murongo wa 21 n'uwa 22. Uruvano Pawulo yaravuze ngo ku bayuda nitwara nk'umuyuda, ku banyamategeko ntitwara nk'umunyamategeko nubwo bwose ntatwarwa nayo. Ariko intego Pawulo aba afite ni ukugira ngo hasi usomye ugakomeza Pawulo aravuga ngo ni ukugira ngo nkize bamwe muri bo. Ni ukuvuga ngo niyo ntego yari afite. Rero twebwe nk'uko twatangiye mu butumwa bwiza twizeye ubutumwa bwiza niba ari uko wenda avuga igishukuri Frere undi natuma n'abandi bataza ngo badusange. Ikintu nashaka kuvuga ni iki, umuhanuzi wacu hari abwiriza ikibwiriza kimwe akita indictment cyangwa ikirego. Aravuga ngo ikirego nzanye ngo nzanye ikirego cyo kurega ama eglise ngo nkuyemo, urumva ngo nkuyemo abanyabyaha. Arabivuga mu kibwiriza yise accusation. Aravuga ngo and my indictment is against the church of today. I'm not bringing the sinner into this. Urumva ngo ntago nzana abanyabyaha
bitewe n'iki umuhanuzi wacu yabonye umwuka wafashe abantu bavuga ko bari mu rusengero, uwo mwuka ugatangira guheza abandi. Ni ukuvuga ngo wari umwuka w'abafarisayo. Abafarisayo hari uburyo bagaragaraga, bakagaragara ko aribo basa nkaho bafite ikintu. Rero icyo kintu kigatuma abandi babaheza, n'abandi ntibabone ko bagira akise kuri bo. N'abandi baciye bugufi, b'abandi twita tuvuga ko ari abanyabyaha, batarabona umucyo, nabo ubwabo bakiheza. Nyamara dukurikije Yesu uburyo yitwaye, tukareba n'uburyo intumwa zitwaye zimaze kwakira umwuka wera, na Pawulo uburyo yitwaye, urumva yavuze ngo ku muyuda nitwara nk'umuyuda. Niba umuntu wenda ni urugero, dufate urugero, Yesu yegera Yesu yabwiye intumwa, arazibwira ngo mugende mujye guhaha ibintu. Bagiye kubihaha, biri muri Luka, turaza kuhareba tuzaho gukomeza. Noneho igihe bagiye ahura n'umusamariya. Igihe yahuraga n'umusamariya, umusamariya ntabwo yari afite ubuzima bwiza, ariko nta mufarisayo wagombaga maraya, nta muntu wagombaga kumwegera. Ariko Yesu uwo mwuka wo kumva yuko umuntu uwo ari we wese akwiye kumwegera akamuhereza agaciro, icyo kintu nicyo cyaje gutuma na ba bandi abantu bavuga yuko batakwiye gukizwa barakizwa. Urumva kubegera baraganira. Intumwa zije zitarakira umwuka wera nazo zari zifite bya bitekerezo, kuko intumwa zije zaravuze ngo yatwoherereje ku isoko afite gahunda yo kuganira n'uyu mugore, kandi uyu mugore turamuzi afite ubuzima butari bwiza. Ariko nk'uko Pawulo yavuze ngo objectif mfite, nubwo bwose abantu bambona nabi, nubwo bwose naba mpagararanye n'umuntu abantu bakambona nabi, ariko objectif mfite muri njyewe ni uko wenda muri bo nabasha gukiza bamwe. Urumva Yesu nawe baraje bamutekereza nabi, bamaze kumutekereza nabi, ariko nyuma baje kubona yuko ibintu yakoze ibyo murakoze wenda. Yes Frère Lodi, turimo turaganira, ariko point ikintu Frère Lodi avuze, uwo mwuka wo kumva ko hari aho wageze abantu, birimo birakomeretsa abantu benshi kumva ko hari aho wowe wageze abandi bataragera, aho kugira ngo bafashe kugira ngo bagere wenda icyo kirenge wowe bamaze gutera intambwe bateye nabo bayitere, ukaba bloka. Ariko ntabwo turi ari njye na Lodi gusa, turi kumwe na bashiki bacu. So Sir Anne, wowe se urabibona gute? Ni gute abantu dukwiye kubitwara? Frère Lodi aravuze ngo dukwiye kurwanya icyo kintu, kumva ko wenda aho ari aho bageze abandi bataragera, uwo mwuka wo kwiyemera, wo kumanimaliza, kumanura abandi ukawurwanya. N'icyo ubona ni gute wowe ubitwaraho abo bantu? murakoze cyane. Ndunganira muri Lodi aho yari avuze ngo ubundi ntabwo tuba twakagombye kwigira nk'aho turi abantu barenze ku bandi, kandi numva aricyo n'ijambo ry'Imana rivuga, kuko Imana n'ubundi yanga abantu babibone. Tuba tugomba kwiyegereza bariya bantu aho kugira ngo tugaragaze nk'aho turi abantu bazi byinshi kubarusha. Nk'umukristo rero njyewe ko ndumva twakabaye turi abantu babiyegereza bakaberera imbuto. Wabona umuntu nubwo wabona ko ari umunyantege nke bimeze gute, ukabaho aho kumugira nyine umwirekureho, umwiyegereze, ukamugira inshuti, ku buryo no muri ubwo bucuti ntabwo wamugira inshuti yo kuza kujya umuhanura ngo ariko ibintu ukora ntabwo ari byo, ahubwo ukamugira inshuti imuganiriza, imuba hafi. Ndumva ariyo mbuto twatereye. Sister Anne, mbabaje guca mu ijambo, none se nakora ibintu bitajyanye n'imyizerere yanjye musapotinga? Oya, ntabwo umusapotinga, ariko ufite uburyo ki umubwiramo gute? N'ubu ngubu ntabwo nshaka kubatangaho urugero, tukabona mwene data runaka ari gukora ibintu bitemeranya n'imyizerere yacu, tukamubona twese. Hari umuntu ushobora kugira esprit yo guhita amubwira ati ibyo bintu ukoze ntabwo ari byo, hari n'undi muntu ukamubwira ariko buriya ijambo ry'Imana riravuga gutya na gutya. Ese wari uzi ko mu gihe cya Yesu byagendaga gutya na gutya? Ari uriya muntu uje ukamubwira nabi vite,
n'uriya muntu uje ukamwegera akagira approach iri close uwo yumva cyane njye ntekereza ko ari uri umwegereye mbere y'uko amutura wenda okay yes mumbabarire kuba baguciye mu ijambo wenda nunganiye mushiki wanjye Anne hari ikintu abantu bakunda gukoresha bivuga ngo wowe niba uri umukristo umupagani abo twita abapagani uzamugire inshuti yawe ariko wowe ntuzemere ko akugira inshuti yawe ni ukuvuga ngo iyo akugize inshuti yawe akujyana ese birashoboka ko be one sided as in wowe umugira inshuti we nakugira inshuti Yego, aho niho birashoboka. narimo kumva neza Birashoboka. ko murimo kunsobanurira ariko byaterwa n'ubucuti mufitanye urabona ingereka mbaho urugero ubujyanama muri make none se waba inshuti y'umuntu mudahuza ariko hari umurongo twasomye uvuga ngo Pawulo niwe wigize umuyuda ariko ntabwo ari umuyuda Okay. wigize nka Pawulo none se uwo muntu noneho nk'ukuntu Pawulo se Pawulo igihe abayuda bakoraga ibintu bitandukiriye Pawulo yarabasapotingaga cyangwa yarababwiraga ngo ibi ntabwo ari byo ntabwo yabasapotingaga ntabwo yabafashaga byagendaga Ahubwo- aho ngaho nongera ngo tuvuge bo ntabwo bivuze yuko niba usanze ari kunywa inzoga nawe usangire nawe inzoga si uko kuba inshuti no Pawulo yavuze nigize umuyuda ni ukuvuga ngo yakoze nkabo ntabwo yakoze nabo kugira ngo avuge ngo yanyoye inzoga ubwo yakoze ahubwo ni urugero muri terme wenda ni urugero terme bakoresha agakoresha izo terme niba wenda ni urugero hari ahantu baba bari hakaba hari ariko ibitandukanye n'iby'ijambo ry'Imana ntabikore ariko uburyo baba bavuga mbese ibisa nkaho bibashimisha akaba nk'ubigiyemo kugira ngo byibuze nabona opportunity ari buze kuvuga ari buze kwegera umuntu akamubwira niyo context mbona uburyo Pawulo yitwaraga nk'umuyuda kandi atari ariko hari umuyuda ukuntu Okay. no ubucuti njyewe ntabwo nemera n'ukuntu muvuga ngo ntabwo umuntu yaba inshuti n'umuntu batizera kimwe gute se uriya Ushobora- Mose yarananditse ngo ntabwo mwajyana Ubucuti- mudahuje no ubucuti burarutana hari igihe nk'umuntu mukorana tuvuge nko mu kazi akakwerera imbuto wenda nziza kurusha wenda n'umuntu musengana yakwerera mu buhe buryo tuvuge none ntagire umuntu uniganwa n'ijambo tuvuge twisanzure mutubwire Yeah. kugira ngo tunguke ndi kuvuga tuvuge hari ukuntu umuntu wenda wagira nk'umutima mwiza kandi ntabwo yizera nk'uko wowe wizera hakaba hari wenda ukaba nko muri eglise usenga mutarabona umuntu ufite umutima mwiza nk'uwo icyo gihe uwo muntu ubona ko ari inshuti yawe ariko ntabwo bivuze ko uzakora nk'ibye yego ashobora kukwemfluwansa mu bye igihe nawe udafite pozisiyo ikomeye mu byo wizera ariko mu gihe uri umukirisitu uretse gukomeza manze nkuvugiremo gato none se ko hari imvugo bajya bavuga ngo nyereka inshuti zawe ndakubwira uwo uri we ibyo ngibyo byose yego ikintu mbivugaho nyereka inshuti zawe ndakubwira uwo uri we kuki se uwo nguwo mbere inshuti atari we none uzamera nkanjye bo nunganiye meda uvuga ngo nyereka inshuti zawe ndakubwira uwo uri twese turi abakristo dusoma bibiliya n'abadukurikira basoma bibiliya sibyo wambwira inshuti Yesu yagendanaga nazo zari zimeze zite yari afite inshuti Yesu yari afite zari inshuti z'abantu baciriritse daya abasinzi Yeah. ariko objectif yari afite ni ukugira ngo akize bamwe Amen. rero ntabwo ushobora kuvuga ngo None se, nyereke okay. inshuti Frelodi urugero duhaye ni rwo ni urwa Yesu turavuga amen ariko si uyu munsi dukoze ijanisha ni abafurere banga cyangwa se ni kangaha abakristo banywa inzoga bagiye kuba inshuti y'umuntu unywa inzoga bakamukurura abo ntibazibe oya bibaho cyane ndashaka hano kundi kubabaza ese tuvuze Yesu icyo kintu yaragitsinze sibyo umusamariyakazi yarabaye mu buzima bubi amwerera imbuto aramukurura ese twebwe tubigenza gute nkaho Yesu yari umwana w'Imana wenda akaba ariyo mpamvu izo challenges yashoboye nanjye niho narimo oya ariko kugana igihe Yesu niho yari narimo ku isi kugana yari mbabaza yambaye umubiri Aha. nicyo kintu cya ariko mbere ubumana ugomba ntabwo kumenya. yigeze nta kibazo Yari- ariko Ah. ntiwibagire ko yambaye umubiri Ah.
ku buryo natwe uyu munsi Sir Meda ashobora kujyana n'amaslay queen hano hanze Cyane. akaba inshuti y'amaslay Cyane. queen Meda akakurura amaslay queen muri n'abakurura bakamera nkanjye. ibyo bintu birashoboka Meda Cyane. yavuze kuri pozisiyo umuntu aramutse azi Ko pozisiyo ye. tuzi ko Yesu yari azi pozisiyo ye. aha natwe Abana tumaze b'Imana. natwe turi abana b'Imana Ehe. turamutse tumenye pozisiyo yacu Mm. sibyo kandi n'ikintu cya mbere ikintu twatangira tuvuga Mhm. ikintu kibi gituma cyangiza n'ibwirizabutumwa okay ni kwa kundi wowe ubona yuko ni wowe mukristo ni wowe wanakwegera n'umuntu. Mhm. hari ahantu umuhanuzi wacu avuga ngo niyo ugiye kubwiriza umuntu w'umworo Mm. ucuruza ni urugero nka moto amamoto cyangwa Yeah. z'inyanya Mm. akaba ahingana urugero nk'ibirayi Mm. ngo ikintu cya mbere bya bindi Pawulo yavuze okay ngo yigira nk'umuyuda. Mhm. ikintu cya mbere umuhanuzi avuga atanga Mm. inama Mm. aravuga ngo ubanza ukamuganiriza Mhm. ku buhinzi bwe bw'ibirayi okay mbere y'uko ubanza kumwereka ibyo wowe wumva ushaka kumubwira. okay okay So ubaye umuyuda niba ari umuhinzi nawe uhindutse umuhinzi Ubuhinzi kugira ngo Mm. umuzane. Mm. noneho umuhanuzi aravuga ngo ushobora kumubaza ubuhinzi bwawe bw'ibirayi bimeze bite, Mm. ariko ibirayi byarahenze sinzi impamvu, Mm. ese ni uko wenda imvura yaguye bikarumba bikagenda gute iki, izuba ryaravuye mukaganira mukinjira, noneho mwamara kwinjira mwamara guhuza Mm. ugahita umubwira. Niyo mpamvu na Yesu nawe igihe yahuye n'uriya Musamariya babanje baganira Mm. aho bahuriye ku mazi, amazi byagenze bite, wampaye ku mazi yo kunywa, njye mfite amazi naguha. Bamaze kwinjira mu biganiro, ufite abagabo bangahe, abaye inshuti, iki amugeza ku kintu. Urumva bisaba objectif Objectif. umuntu aba afite. Okay. Hari ikintu Sir Meda yakomojeho yavuze ngo ugomba kuba uzi position yawe. Iyo uzi position yawe ntabwo ushobora kuba influencer. Ese Meda, position yawe cyangwa se iyo uvuze ngo ugomba kuba uzi position yawe ushatse kuvuga iki? Kugira ngo dusobanurire neza icyo uvuze ngo position yawe. Turi mu isi, hari ibidukurura twambaye umubiri. Ese position izamfasha gute? Kandi tuzi ko ngo bagenda bavuga ngo ihene nziza iyo uziritse ku ihene mbi byose irabyonona. Ese iyo position yawe igufasha gute muri iyo situation? Ni Sir Meda kivuze ngira ngo dusobanurire neza icyo ashatse kuvuga. Kumenya position, ikintu cya mbere position y'umuntu ni ukumenya icyo wizeye. Twebwe nk'abantu bizeye ubutumwa bwa Branham ntabwo ari position dufite. Position dufite ni ukuvuga ngo tugomba kugendera ku byo yatubwiye, message yadusigiye, tudatatiriye na Bible ijambo ry'Imana, kuko nawe nicyo yakurikizaga. So position y'umuntu njye kwanza nta nubwo nemeranya n'abantu bavuga ngo hari umuntu nguruta undi. Imbere y'Imana njye nzi ko twese tungana. Nta muntu imbere y'Imana uvuga ngo uyu nguyu Frere adashobora kubabwiriza cyangwa se akaririmbisha, ariko nanjye wicara hariya tuba tumeze kimwe. Uri mu murimo w'Imana. Yego. Position rero igihe cyose uzi position ushobora no kugenda n'inshuti zawe wenda mugiye nk'ahantu bagafata inzoga zabo bakazinywa, nawe ugafata fanta yawe ukayinywa. Ntabwo sinumva ko ukicarana nabo mu kabari bakanywa inzoga uzi position. No, ntabwo mvuze ngo wabigizemo influence. Ntabwo navuze ngo nyine wagiyeyo nyine tuvuge hari ukuntu mukorana n'abantu mugakora nka party. Reka tube specific. Wajya mu kabari wowe nka Sir Meda. Nanjye wajya mu kabari agatumiza Skol, Petit Mitsingi, Primus ugatumiza Fanta. Ngo position yawe. Reka mbikubwiye urugero. Hari ukuntu mukorana n'abantu mukagira nka fete ku kazi, sibyo? Ntabwo icyo gihe uzavuga ngo ngende ndiheje. Oya, ibyo ngibyo nawe uzagenda ariko ntabwo bazafata ibisindisha nawe ubifata. Uzafata Fanta. Bakubaze ati ese kubera iki utafashe ibyo twafashe? Ubabwira ati imyemerere yanjye ntabwo ibinyemerere. Icyo gihe bazagira inyota yo kumenya ibyo wizeye. Frere turi kumwe nawe, uri n'umuvugabutumwa, dufite chance kuri pano, dore kumwe n'umuvugabutumwa ni chance. Frere Lodi, ese message Branham yemera ko ibyo bintu Sir Meda avuze Branham arabyemera? Branham arabyemera 100% na Bibiliya irabyemera 100%.
Okay. Byo birahagije. Ubwo ushaka wenda. citation uraza kuyiduha. Reka No, nyibahereze. turaza kwifata tuzayipininga ku kiganiro hasi. Oya, Ariko mwambabarira reka yayisoma. nyisome kuko turi mu Nayisome. kiganiro Okay, ndayisoma. Uzanayiduhe. Ndayisoma. Nayisome. Frere dusome citation. Ane arabategura igera agiye kuvuga. Umurongo ngiye gusoma No, ufite citation. Soma citation. ariko nyine hari n'abo turi kuganira bazakurikira iki kiganiro batizeye ubutumwa Yeah. ariko bemera bibiri. Bemera bibi. Okay, noneho uri ni Bible ni message. Ndabahereza umurongo maze nsome iyo citation nshaka. Umurongo ni muri Luka igice cya 7 ntabwo turi buze kuhasoma ariko umurongo wa 36 mumanuka. Ikintu wenda cyangwa ukuremo icyo ushaka kutubwira. nunganira Meda ibintu avuze kuko Levi yarambajije 100% ni message kandi ni Bibiliya. Umuhanuzi aravuga ngo umuhanuzi aravuga mu kibwiriza yise Unwelcomed Christ. Yeah. Urumva ni igihe uriya Simoni yararitse Yesu. Ni ukuvuga ngo agaciro cyangwa reputation Yesu yagize yakagiriye imbere y'umunyabyaha. Impamvu twebwe twanga kwegera abanyabyaha nuko tuba dushaka kugira dukipinge reputation yacu. Nyamara umuhanuzi waravuga ngo agaciro Yesu agira akagira ari imbere y'umunyabyaha. Aravuga ngo listen, Jesus' reputation is made where the sinner. Umva ngo it takes sinner that release their sinner, that release their lost, release their away from God. Twagiye mu cyongereza cyane. Mumbabarire. Unaruse muri Kinyarwanda. Mumbabarire. Cyangwa se reka ngufashe ubifata abantu batizera. B'abanyabyaha. Ngo bamenye ko atari abanyabyaha. Niho Yesu akura reputation. Reputation ya Yesu yagiye ayigira mu banyabyaha. Rero urumva nkuko Meda bivuze dufite ingero nyinshi cyane aho umuhanuzi hari uwo yaguriraga ni akamugurira nk'icyo kunywa, inzoga, akamugurira ibintu bitandukanye. Dufite izo ngero bitewe n'iki ya objective twari turi kuvuga. Urumva akamufasha. Dufite ingero nyinshi cyane aho umuhanuzi wacu yagendaga akicara ahantu abakristo uyu munsi barera cyane. Umwuka wera ntabwo bashaka ko bandura. Wera nuso wabimushinja se ni umwuka wera udashaka ko kwandura bitewe n'ahantu. Ariko niba Yesu agira reputation ageze mu banyabyaha, icyo kibazo buri muntu araza kugisubiza. Ntarasubiza icyo kibazo. Buri muntu aragisubiza. Njye mfite ikibazo ahubwo. Okay. Ubwo muri make mu bintu byose Meda yavuze hanjye nk'umwizera nk'umusere nemerewe kugenda ahantu bari kunywa inzoga nkahicara ariko nkaba ndi umusere ukanywa fanta. Njyewe impamvu navuze gutyo ahubwo njye ibyo ngibyo binafasha kugira experience nkanamenya eske position yanjye irakomeye koko kuko ningenda nkajya gusangira nabo wenda tutizera kimwe ntashobora kuresista imbere yabo y'ibyo bakoze. Ejo n'ejo bundi nzicara mvuge ati nibyo koko, mvuge ati hari ahantu maze kugera, ariko igihe cyose se niba nza hano nkaza gusenga nkahura na Levi tuzasangira fanta, ejo nta experience nzigera ngira kandi nta gushaka kumbwira ngo hari umuntu ubayeho atagira abantu batizera kimwe aziranye nabo. Ndumva bajya baduha urugero rwa Dove Inuma ntabwo ishobora kujya mu Rwanda, ntabwo igira ibintu biboze nk'igikona. Ndumva none ni gute twebwe tugomba kuba holi kubera nk'inuma twajya kurya imyanda y'ibikona? Nk'uko mushiki wacu abajije ikibazo, inuma iragenda ariko ntitinda. Ntabwo yicara ahantu hatera nk'ukuntu sister yarabivuze, ntabwo uhicara urakomeza. Cyari gihagije rwose. Mu tubari kandi ushobora kutwerera imbuto mu kabari.
ntabwo njya kwishuvuga ariko hari igihe bibaye ngombwa kujyayo bibaye ngombwa kuruhukira mu kabari no ntabwo ari ukuruhuka ntabwo ari bivuze nyine ukuruhuka nk'ugiye mugize wenda nk'ikirori kuri feri ntabwo ari ukuruhuka kandi ni nabyo byiza iyo umuntu none se turi mu isi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo njyewe sindi mu isi ariko mani ubarindiremo arega n'abaturage cyane bakugaragaza imyizerere ye ahantu hari Okay, noneho ndabaza ikibazo cya nyuma tunasoza ikiganiro ntabwo dufite umwanya uhagije wenda tuzagira amahirwe twongere tugire ibiganiro ntabwo dufite umwanya mwinshi ariko se ese ukeneye iyo challenge kugira ngo umenye ko uhagaze neza ari ikintu se Ahmed yavuze ngo iyo muye na Frere Levi tukanywa fanta tugataha simenya aho mbarizwa simenya aho mpagaze ese ukeneye iyo position ukeneye kujya mu kabari kugira ngo umenye ko njyewe ndayikeneye cyane kuri njyewe numva yikeneye kuko bituma amenya aho ngeze yego ntabwo uramutse gusa wibereye muri monde y'abafrere y'abantu mwizeye kimwe ntabwo wamenya ko uhagaze neza wabimenya ariko ntabwo bingana nk'uko ushobora iyo uciye mu bigeragezo niba umenya position yawe cyane cyane igihe nk'ubaye nk'urugero umwana wavutse akabona iwabo bamuha ibintu byose ntabwo ajya amenya ko hanze hari abandi bababaye ariko umuntu wigeze kubabara akaza wenda kugira ubushobozi hari n'igihe yibuka akavuga ati reka mfashe abandi bababaye kuko barahari nanjye niba nzi ko naravutse nsanga ababyeyi banjye barasenga ntabwo nigeze ngenda ngo njye mu bintu by'isi ariko niba wenda hari aho nturira n'abantu batizera nkanjye ntabwo mvuze ngo ni abantu batizera ntabwo bizera nkanjye bizera ibyabo nanjye mfite ibyanjye nizera ariko ntabwo nagenda ngo niba bambwiye ngo meda ngwino wenda dusabane gutyo hari n'igihe uba ufite abavandimwe batizera ntabwo uzahita ubabwira ngo njyewe ntabwo naza genda ari kuberera imbuto naho ngo no muri ibyo binyobwa bari gufata ushobora kubereramo imbuto umwe wenda ashobora kuvuga ngo yanabiretse avuga ati ibintu mbwiye nibyo ntabwo ari ngombwa ariko biradufasha okay urakoze cyane Ahmed n'abadukurikiye mwese dutegereje commentaire zanyu mu commenting aho hepfo mutubwire se mwebwe murabibona gute noneho twanzura buri muntu afata umunota umwe atubwire strategie dukwiye gukoresha hari ababuze ngo ducire urubanza nitwumve noneho twanzura turahera kuri Ahmed mutubwire se murabona niki dukwiye gukora kugira ngo abo bantu tudafite kwizera kumwe batwisanzureho tube twanabasha kumuzana ku myizere yacu ko turavuga ko dufite ukuri niki twakora twanzura ndetse tunasoza ikiganiro cyacu mu kurangiza mwene Lodi araza kudusengera Ahmed uratangira nawe urakoze cyane Frere Levi ndashimira cyane Shamgar TV kuba yaduhaye amahirwe yo kuganira iki kiganiro cyari ingenzi cyane ariko nanone ndasaba abantu badukurikiye ntabwo mbabwiye ngo bazagendeye cyane ku byo twavuze ko buri muntu yari afite agiye muri twebwe hari n'abandi tuzabona commentaire bagiye bashyiraho ku kiganiro ariko mu byo twavuze twasomye amaverse yo muri Bible citation z'umuhanuzi nawe wenda ufite ikindi gitekerezo wagisangiza bene data ngewe ku mwanzuro wanjye navuga ngo kuntu wafata abantu batizera nkawe ijambo ry'Imana rivuga ngo tube umunyu w'isi wowe berera imbuto barebe imyitwarire yawe noneho ibatera inyota yo kumenya icyo wizeye umuntu nagira inyota yo kumenya icyo wizeye uzamutumira aze icyo gihe hari igihe azasanga pasitori yabwirije wenda nko ku mubatizo icyo gihe ahita avuga ati mfashe icyemezo cyangwa se wenda asange yabwirije nko ku rubyaro rw'inzoka avuga ati bisi nari mbizi ubu utagaruke hari igihe azahita avuga ati mfashe icyemezo ntabwo tugomba kwiyeruranya nabo ahubwo tugomba kuba hafi yabo urakoze Frere Lodi wowe urayibona gute wanzura vuba vuba Imana ibahe umugisha kandi ni iby'agaciro cyane kuba baje muri kino kiganiro ni ikiganiro cyari cyiza cyane n'abandi bazabitubwira mu makomantere
nshimira na Shamgar TV kuba batekereje ikiganiro kiri interese cyane. Njyewe strategy mbona nakoresha, ikintu cya mbere gikurura umuntu, nk'uko mushiki wanjye yaravuze, ni ukuberera imbuto. Icyo ni icya mbere. Ikindi hakazamo ikintu cy'urukundo, ubakunda ntumwereke yuko wowe hari ahantu wageze ukamukunda, yaba yagize n'ibyago ukamwegera, yaba hari nk'ikintu yifuza wenda cy'ubufasha, waba ufite ubufasha bushoboka, butari ubufasha bubi ariko ubufasha bushoboka, ukamwegera, ikintu icyo ari cyo cyose ugatera iya mbere kugira ngo umwereke yuko umuri hafi. Aho rero n'ikintu wifuza kumubwira no mu ijambo ry'Imana wakimubwira akakumva bitewe n'urukundo. N'inyamaswa, iyo ikintu cya mbere gituma inyamaswa ikwegera ni urukundo uyereka. Iyo rero n'undi muntu uwo ari we wese, burya urukundo ni ikintu cy'ingenzi kizima gishobora gutuma umuntu yizera ibyo nawe wizeye biri mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. murakoze. Imana ibahe imigisha abantu bose baba badukurikiye kuri Shamgar TV. Turashimira Imana kuba twongeye kugaragara hano tuvuga ku Mana hagati muri twebwe nk'urubyiruko. Ntabwo ari abantu benshi bakora nk'ibi. Turashimira Imana. Icyo navuga uburyo ki twaterera imbuto abantu batizera nkatwe, njyewe ndumva pasiteri yigeze abwiriza, ndumva ari Imana ishize, Imana iduha amazi ndumva ari ijambo ry'Imana. Rero numva ahubwo twebwe ku giti cyacu twabanza tukabona ijambo, tukuzuzwa, Imana ikadufasha tukabona ijambo, tugasoma tukamenya Imana ibyo ivuga, tugasoma umuhanuzi tukamumenya. Noneho akenshi ikintu kikurimo kirashayininga, ntabwo cyihishira. Iyo ugeze ahantu rero ijambo rikuzuye, ndumva byikora ukagaragara, bigashayininga. Ntabwo ari ibintu biguma bihishe. Uwo uri waragaragara ahantu hose ugiye, kandi iyo uri wagaragaye ndumva utaba ufite ijambo ry'Imana, noneho ugaragaza imbuto mbi. Rero iyo ugaragaye nk'umuntu ufite Imana muri wowe, ntabwo bibura umuntu umwe cyangwa babiri bifasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibahe. Mwakoze cyane Sœur Meda, Frère Lodi, Sœur Anne, mwakoze cyane kwitabira iki kiganiro. Si icya mbere si n'icya nyuma, rwose tuganira kenshi gashoboka. Abashimira kuba mwitabiriye, kandi n'abashimira namwe mwese mwadukurikiraga kuri Shamgar TV. Imana ibahe umugisha. Mwumvishe Sœur Meda yavuze ngo tube umunyu w'isi, Frère Lodi aravuga ngo tugire urukundo. Iyo wavuze urukundo ni ikintu kigaragara. Urukundo si amagambo gusa, n'ibikorwa. Numbwira ko nkunda ubinyereke, bizankurura nze aho uri. Sœur Anne asoje avuga ikintu cyiza cyane, ngo twuzuzwe, ngo niwuzura ibintu ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ikintu kiri muri wowe kirasohoka kikagaragara hanze. So twuzure ijambo ry'Imana, abo bandi bazabona ko rye tuzuye ribashe, abo bantu bari hanze babashe gukururwa n'ibyo bintu. So izi ni zo strategy twavuze, ariko hari n'izindi nyinshi. Nawe uzishyire muri commentaire izo ubona n'iki twakora kugira ngo abantu tudahuje kwizera tubashe kubakurura, abantu tutemeranya kimwe tubashe gukura, kuko it's all about kubakurura. Buriya ntabwo ari ukurwana, kubatuka, ariko mureke tubakurure. So murakoze kuba mwari kumwe natwe. Turasaba Frère Lodi kugira ngo adusengere tubashe gusoza ikiganiro cyacu. Frère Lodi, dusenge. Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Uri Imana idukunda, kandi Mwami, icyo ukora cyose ni ukugira ngo abana bawe aho bari hose mu byaha bitandukanye, urabikora kugira ngo ubigarurire Mwami, nk'umubyeyi ubakunda. Niyo mpamvu Data twakoze iki kiganiro, ni ukugira ngo Mwami, buri muntu uwo ari we wese uzagikurikira kizagire icyo kimufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzabone imbaraga zawe. Buri muntu wese uzafata umwanya akagikurikira
mwami ntabwo twaje hano dushaka icyo twakoze ni ukugira ngo tubashe gufashanya n'abandi bose bazakora ibindi biganiro, ni ukugira gusa tubashe gufashanya kugira gusa tuzumve ngo hari umuntu wakijijwe binyure muri bino biganiro dukora, kuko nicyo kintu cy'ingenzi mwami. Uwiteka Nyiringabo urakoze kuba wabanye natwe rero, urakoze kuba wemeye yuko tubasha gukora ku kiganiro kuri Shamugari wihereza umugisha n'abashyigikira umurimo bose ubaha umugisha. Urakoze data kuba wumvise ibyo dusabye twizeye kandi dushima, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Twari tugiye amen. Imana ibamugisha, twari gusuzanya ariko bitewe n'ibihe turimo ntabwo tubyemerewe, ariko mwebwe mukomeje kudukurikira kuri Shamugari TV, mukande subscribe, musharinge, mukore comment ndetse murarikire n'abandi kuza bakurikira ibiganiro ari beso. Ciao naho ubutaha. Imana ibamugisha. Shamugari TV.